Ushobora kuba warigeze gutongana cyangwa kuvugana nabi n'umuntu bikagera kure kugeza ubwo mwendaga kuba mwarwana, wenda biturutse ku tuntu dutoya tw'amafuti mwapfaga cyangwa n'impamvu y'ingenzi mutumvikanyeho yateye amakimbirane hagati yanyu, cyangwa ku rundi ruhande mukaba mwateranyijwe n'umuntu cyangwa se abantu runaka. Ikibazo hano wagombaga kwibaza cyangwa ugomba kwibaza mbere yo kujya muri izo ntonganya, ugomba kwibaza ati ese gutongana n'uwo muntu ni iyihe nyungu ndi bubikuremo? Kuvuga nanjye nkamusubiza ninde uri bubihomberemo cyane? Akenshi iyo uhanganye n'umuntu ukunda amakimbirane ushobora kwibwira ko ari byo bikemura ikibazo, ahubwo ari naho bishobora kucyongera, ukaba uri no kwikurira n'ibindi bibazo bikomeye. Icyiza rero hano ni uko uwo muntu yagutereraho amagambo aho kumusubiza ukamwihorera. Mu kiganiro cy'umunsi tugiye kurebera hamwe impamvu 3 z'ingenzi utagomba guhangana n'abantu babi, cyane cyane babandi bumva ko baguteraho amagambo cyangwa se bagushutura nawe ukumva ko ugomba kubasubiza. Uzabyirinde. Mbahaye ikaze, ngiye kugutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Nyabuneka kino kiganiro nubona kikugiriye akamaro byibuze wihangane ukore subscribe. Impamvu ya mbere utagomba guhangana n'abantu babi ni uko guhangana n'abo bantu bitwara amahoro yawe. Bisobanuye yuko niba umuntu aje kukwanduranyaho agutuka nawe ugaheraho umusubiza, ntaho uba utaniye n'uwo muntu, mbega muri make ntacyo uba umurushije. Kuko ahangaha niho ushobora kuba wamubwira nk'amagambo amukomeretsa ugasanga uri kwicuza icyatumye umubwira ayo magambo. Ayo magambo ashobora no gutuma wajya no muri gereza, cyangwa uwo muntu akaba yakubwira n'amagambo mabi nawe ukamusubiza andi afite ubukana burenze ubwawe yari akubwiye, bigatuma mwafatana mukaba mwanarwana bimwe birenze hafi yo kwicana. Niyo mpamvu rero hano ugomba kwirinda gukoreshwa n'uburakari utewe n'umuntu ukubwiye amagambo mabi nawe ukumva ko ugomba kumusubiza andi, kuko kumusubiza bishobora gutuma amahoro yawe wari wifitiye akendera, ugasanga wari wifitiye ayo mahoro nyine cyangwa umutuzo wawe umuntu aje akwanduranyaho umushubije ikijambo kibi, icyo kijambo umushubije gitumye wenda ujya mu bitaro. Rero ibyiza hano ni ukumwihorera, byaba na ngombwa ukanamuhunga mu rwego rwo kurinda amahoro yawe n'ubuzima bwawe muri rusange, kuko mwene aba bantu nta cyiza baba bashaka kukwifuriza. Impamvu ya kabiri ugomba kwirinda guhangana n'abantu babi ni uko bo ntacyo guhomba bagira, ahubwo ari wowe ushobora kubihomberamo cyane. Kugira ngo byumve neza hano hari ikintu kimwe nshaka ko umenya. Abantu bateye gutyo abo navuga nyine ko bakunda gushuturana, akenshi baba bakunda ibintu by'amakimbirane, bumva ko ari n'ibintu byabo bishimira. Iyo uhisemo guhangana nabo ugamije ko bababara cyangwa se ubanesha, birangira ahubwo ari wowe ubibabariyemo cyane, kuko uwo wagushotoye we ntibimubabaza cyane, navuga ko ari nk'ako kazi ke yamenyereye. Ni nka kwa kundi bavuga ngo iyo urwanye n'ingurube mwese murandura, kandi ingurube yo ikunda umwanda. Uwo muntu rero nawe ukunda ibintu by'amakimbirane ni nk'aho ari we twagereranya n'ingurube ikunda umwanda, kuko nujya kurwana n'ingurube iragusiga wa mwanda wayo, kuko n'ubundi yo ibiwusanganywe ntacyo biba bitwaye, ariko wowe urandura wa mwanda wayo biba byanagutera n'ikibazo gikomeye. Ugomba rero kwirinda guhangana n'abantu bameze gutyo, kuko bo navuga ko ariyo nyungu yabo yo kukubabaza ugahomba ibyishimo byawe. Ikindi, guhangana n'aba bantu menya yuko ari uguhomba igihe cyawe, kuko iyo ufashe icyo gihe cyo gutererana nabo amagambo kandi icyo gihe wari kugikoresha mu bikugirira akamaro, urumva nyine cya gihe cyawe kiba kigendeye aho ngaho, bigatuma gahunda zawe zangirika. Ugomba rero kwirinda abantu bameze gutyo kugira ngo igihe cyawe utagipfusha ubusa. Impamvu ya gatatu utagomba guhangana n'abantu babi, ari naho nasoreza muri kino kiganiro, guhangana n'abantu babi bishobora kukwambura icyubahiro cyawe. Iyo uhora uhangana n'abantu babi ushobora gusanga icyubahiro abantu baguhaga gitangiye kugabanuka. Ushobora kuba uri nk'umuntu wiyubashye abantu benshi hafi ya bose bubahaga bitewe wenda n'akazi ukora. Tuvuge ko wenda uri nk'umuyobozi w'ahantu runaka, ugahurira mu muhanda n'umuturage akaba yagushutura, wenda akagutuka akoziza impamvu runaka. Nawe ntubashe kuba wakwihangana ngo umwihorere, ahubwo ukamusubiza mu burakari bwinshi. Ikibazo ni uko abandi bantu nibagera aho ngaho muri gutonganira batita ku watangije intonganya, ahubwo batangazwa n'uko umuntu w'umuyobozi wiyubashye bafatwaga nk'intangarugero ukuntu ari gutererana n'amagambo n'umuturage wenda ayoboye. Ugomba kumva ko kwirinda amakimbirane hagati yawe n'uwo muntu cyangwa se n'abandi atari ubunyantege nke, ahubwo ari ukurwanirira icyubahiro cyawe, kuko icyubahiro wamaze igihe kirekire wubaka ushobora kugitakaza mu gihe gitoya
biturutse ku guterana n'amagambo ku bantu batagira icyo guhomba. Niyo mpamvu rero ugomba kubirinda abantu bameze gutyo. Wakoze cyane wowe wakurikiye kino kiganiro. Niba wagikunze ntugende udakoze subscribe, like no kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Tubonane mu bindi biganiro.